twagira amahirwe ngiye nkumva ko abayobozi bose bari mu M23 babishe bagera mu bantu 47 b'abaofisiye bakuru n'aba engineer b'intambara, hakazamo n'abari abaterankunga bakomeye cyane ba M23 bakaba bishwe. Urumva iyi ni inkuru ya mbere. Urugamba rwo kwibohora rurapangwa guhera kuri A kugeza kuri Z, byanaba na ngombwa bakarenzaho n'izindi nyuguti ntaramenye zarizo, izo bita za beta na za gama na za rufa zose na za delta. Nahamagarira abanyarwanda nk'uko nabyiyemeje, nuko tugomba kumva yuko ari ihame ryacu guhaguruka tukarwanira uburenganzira bwacu, kandi nababwiye ko dufite umurage wo gutsinda kubera ko basogokuru bacu nibo ba mbere barwanije icyo nakita ingoma ya cyami Kagame yagaruye hariya mu Rwanda, kandi baratsinze baranayobora. Uyu munsi rero nabwo tuvuze ngo tugiye kurwana nabo tukabitegura neza, nta mezi abiri Kagame yamarara ku butegetsi. Abadukurikiye n'abazadukurikira mu bihe bizaza ndabasaba gukora subscribe, dukorere like, mudukorere comment, ibitekerezo byanyu ndabishaka hasi muri comment, hanyuma ibiganiro byacu mu bihe abandi rero babashe kumenya ibikorerwa kuri Ndenganura TV. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, mpirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho muherereye hose nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Nkuko bimenyerewe ngiye ubahe ikaze, nitwa Yuhanganye Jacques, nkabandi mpirimbanyi yiyemeje guyirimbanira ko akarengane gakomeje kwibasira abanyarwanda bari mu gihugu cyabo ndetse n'abahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyiye. Ako karengane kagomba kurangira burundu. Ndagira ngo rero nkuko bimenyerewe kandi nkuko tumaze kubimenya twese, ndagira ngo muri iki gitondo tuganire ku birebana n'igitero simusiga cyagabwe ku birindiro bya M23. Ndagira ngo mbagezeho rero uko byagenze neza mu majwi no mu mashusho, ariko nkaba ndazi no kubagezaho urutonde rw'abayobozi bakuru ba M23 bamaze kumenyekana ko bapfiriye muri icyo gitero. Iyi ntabwo ari inkuru naceceka kubera ko murazi neza ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yashyizweho na Kagame na FPR inkotanyi aribo bayiteguye, kandi maze imyaka myinshi iteguye. Na mbere yuko bafata ubutegetsi ra ntambara yari iteguye, hari ka document nabonye Kagame yasinyeho, icyo gihe ari secretary wa Museveni ahari, agasinyaho kemeza ukuntu bazinjira muri Kongo. Urumva rero ibi ni ibintu bizwi neza, kuba Kagame akomeje kugira nabi bamwe mu banyarwanda bari mu gihugu cyabo, cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu, aho yabashyize ku rutonde ko nta kintu na kimwe kigomba kuzababeshaho kimuturutseho, kandi ko n'ibyo bafite agomba kwibambura kugira ngo n'ubuzima babubure, akanabica mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigaragara amaso ya buri wese. Kuba rero we yifuza gukomeza kubaka empire y'Abahima nk'uko bizwi, nk'uko byateguwe, nk'uko bivuga yuko ubwami bw'abatutsi, aho ashaka kubushyira hose akaba agomba kwica icyitwa umuhutu n'andi moko akaba ari sibure cyane, ariko cyane cyane ni umuhutu. Abahutu nibo bafitanye inzigo, nibo yagiriye inzigo Kagame na FPR ye ndetse n'abari mu gatsiko kabo k'abatutsi bashaka ko abatutsi bayobora isi bonyine. Kuba rero twagira amahirwe ngiye nkumva iyi nkuru koko niba ariyo, nkumva ko abayobozi bose bari mu M23 babishe bagera mu bantu 47 b'abaofisiye bakuru n'aba engineer b'intambara, hakazamo n'abari abaterankunga bakomeye cyane ba M23 bakaba bishwe. Urumva iyi ni inkuru ya mbere ngiye ngomba kuva ko nishimiye ko umwanzi yacitse intege, ariko ibi ngibi ntibikuyeho yuko kwicwa kw'abahutu kuvuyeho, kubera ko abahutu nabo sinzi ibibazo bafite byo mu mitwe yabo, niba ari umurage mubi bahawe n'Imana, niba se wenda ari ibyara amateka mabi banyuzemo, ntabwo nzi ikintu gituma badabasha kwiyumvamo ko bafite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kwikuraho igitugu n'ubugizi bwa nabi bakomeje gukorerwa n'ubutegetsi bwa Kagame. Ubundi mu mateka bakomeje kujya bagaragaza mu mabarura yose yagiye abaho, yaba ari mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bituwe n'abahutu n'abatutsi, abahutu bakomeje kugenda bagaragara ko ari benshi,
ariko ukibaza ukuntu noneho twisanze mu karere k'ibiyaga bigari kose umuhutu asigaye ari icyago, aho gutinya Imana asigaye atinya Kagame n'abatutsi bagenzi bafite ingengabitekerezo nk'iye yuko bagomba kurimbura iki abahutu. Uyu munsi umuhutu cyane cyane bari hariya mu Rwanda ukiri ugihumeka, iyo agize amahirwe yo kuramuka akizera yuko ntawe ushobora kumugirira nabi umutegetsi bwa Kagame, aba yageze ku rwego kuba yakica umugore, yakica umwana, yakica umubyeyi, bagasanga abantu hagati yabo Kagame yapanze uburyo ki abo bantu bagomba kwicana, abinyujije mu kubabeshaho mu buzima budakwiye no mu kubegereza imitwe y'abagizi ba nabi igomba kujya ihora ibababaza umunsi ku wundi. Urutonde rw'iyo mitwe y'abagizi ba nabi turaruzi, igihe nikigera tuzabagarukaho. Hanyuma reka twigarukire kuri ya nkuru mbabwiye. Hano inkuru maze kwakira, biravugwa yuko mu ofisiye 47 aba na ofisiye bakuru ntago ari ba sous-ofisiye, aba nibo ba engineer de la guerre bafashaga Kagame gukora ibyo yakoraga mu burasirazuba bwa Kongo byose. Uwa mbere barimo bavuga wapfuyemo ni umuyobozi bari barashyizeho kugira ngo wa Goma, hari umuyobozi wa Goma wari uhagarariye M23 mu buyobozi bwa gisivile. Uwa kabiri bari kuvuga wapfuye ari nawe mutarankungu ukomeye cyane wa M23 ngo ni Joseph Kabila. Uwa gatatu ni General Makenga nawe yishwe. Hanyuma uwa kane ni Wiringoma. Uwa gatanu ni Byamungu. Hanyuma James Kabarebe murazi ko Kagame yamushyize mu zabukuru, nawe ubwa kabiri James Kabarebe ageze muri Kongo mu buryo buzwi, agiye guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi n'u Rwanda bafashe barufatishije iki imbunda, bamenye amaraso ya bene wabo ku rwego rwo hejuru, ndetse bakagire nabi abanyarwanda ku buryo budasubirwaho, ku buryo butazibagirana mu mateka. Uyu James Kabarebe yigeze kuyobora ingabo zashyizeho Kabila mukuru, bajya kuhirika ubutegetsi bwa Mobutu. Uyu James Kabarebe birangira yidekaraye ko abaye chef d'état major wa Kongo yose. Yari chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda, akaba na chef d'état major w'igihugu cya Kongo bamaze kwangiza, bamaze gushyiraho Joseph mukuru, Joseph wabo, aho bari bamukuye naho harazwi inkuru tuzazigera ko niba ngombwa. Ariko noneho bikavuga ko uyu James Kabarebe nawe wari mu kiruhuko cy'izabukuru, ari generali mu Rwanda, wakoze imirimo myinshi mu gihugu cy'u Rwanda y'ubugizi bwa nabi n'ubugome n'ubwicane, wagiye ayobora ibitero byose byo kwica abanyarwanda. Nawe akaba yaguye rero muri iki gitero M23 yagabweho mu buryo budasubirwaho. Birashoboka yuko inkuru nyinshi abantu bakunze kuvuga wenda ziba zifite, hari inkuru njya mbona bitewe nuko maze kumenya imirwanire y'ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye, cyane cyane kanyiti ya gitutsi, kuko usanga abatutsi aribo bisa nkaho bahanganye n'abahutu. Ari no mpamvu nababwiye yuko intambara zigiye kuzamuka karere k'ibiyaga bigari, mu bihugu bituriye akarere k'ibiyaga bigari, zose zizaba zishingiye ku moko, kubera ko Kagame yubatse tusizime. U Rwanda barashaka kuruhindura igihugu cy'abatutsi gusa, nta muhutu uzongera kukigaragaramo cyangwa ubundi bwoko. Niyo mpamvu rero mbabwira yuko twisanze mu buzima nk'ubu ngubu tuba tugomba gukora ibishoboka byose, abanyarwanda bafite umutima muzima bakemera kubana nk'abanyarwanda aho kubana nk'ababanye n'amoko. Ariko nanone twumva ko niba twiyemeje kujya mu ntambara, tugomba kujya mu ntambara tuzi neza intambara tugiye kurwana iyo ariyo. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ngira ingengabitekerezo wenda ngo yivangura, ariko niba hari umuntu ukunda guha abantu bose agaciro, nanjye ndi muri abo bantu ba mbere, kurikije uko Imana yandemye, nkakurikiza noneho n'ibyo nanjye nanyuzemo, n'abagiye bangira neza impande zabo bari barimo zitandukanye. Ariko ibyo ntibikuyeho yuko mu gihe twamenye neza mu buryo budashidikanywaho ko Kagame na FPR bashaka kubaka icyo nakita ko abatutsi aribo bagomba kubaho ku isi bonyine, cyane cyane abatutsi bo mu muryango we, nabo ntabwo ari abatutsi bose. Ntibikuyeho yuko tugomba kurwana n'iyo ngengabitekerezo y'ubugome, y'ivangura ryo kugira n'abandi mwoko natwe turimo, ngo hanyuma ngo twemere ngo kubera ko ngo dushaka bose ngo nta kibazo, ngo reka tubireke gutya. Ni ngombwa ko tubisobanura
kubera ko ndazi neza ko mu batutsi harimo abantu bazi neza uyu mugambi mubisha wa Kagame na FPR ye kandi bemeye no kwitandukanya nawo banawugaragaje na mbere. Hari n'uyu munsi hari n'abakiwurimo kubera ko Kagame abarusha iki imbaraga kubw'igitugu kimwe n'uko ari abahutu bawurimo kubera igitugu cya Kagame na FPR. Ibi rero bikaba ari ibintu bibabaje cyane kubona umubare munini byahoze byitwa cyangwa bigaragara mu mabarura yose yagiye abaho ko abahutu wenda bari benshi mu Rwanda, reka tubyite gutyo, hafi 85% y'abantu bari batuye igihugu, ariko abantu batari na 30% cyangwa 20% bakaba bamaze kwangiza u Rwanda rwose, bamaze kurusibanganya, bafashe uburasirazuba bwa Kongo, iyo babonye umwanya bigirayo, ntawe basabye uruhushya, ntawe basabye uburenganzira, bakica abaturage uko babishaka, bagasahura amazaho, bagakora ibintu byinshi by'ubugome n'ubugizi bwa nabi, ubundi bikarangira babikoze babahindurira amazina, Kagame akabafasha kwigira muri Amerika no mu Burayi, bakajya gutura aho ngaho, agasigara akereye abandi. Ibi ni ibintu tuzagarukaho. Hano nkibaza, abahutu mwarazwe uwuhe murage wo guhora mwumva ko mugomba kwicwa kuruta uko umuntu ashobora kwiyumvamo ubushobozi bwo kwica inyamaswa? Ndagira ngo mbabwire ko mu ishyamba ubundi bavuga ko nk'uko bibiri bivuga, umuntu niwe wahawe ubushobozi n'ububasha byo kuyobora isi. Bivuze kuvuga ko umuntu niwe ari hejuru y'ibiremwa byose biriho ku isi. Ariko noneho ukibaza niba umuntu inka ijana kuzica hari icyo bigusaba, hari plan nyinshi bigusaba kugira ngo bikore, ntabwo ushobora kuzicura umwe. Ariko ukabona Kagame we arafata abantu akabica kuruta uko waba uri kwica inyamaswa yapfuye kera itagishoboye kuba yakurwanya. Abantu bako mu mitekerereze yacu harimo intambara z'akarere, ngo niziba ngo nibwo tuzata intambara y'akarere. Njye murambabaza, intambara y'akarere yapanzwe nande yuko ari igomba gucyura abanyarwanda bakabari imbere. Ibi bigaragaza neza ko abiringiye ko intambara y'akarere niba aribwo bazata, ntago bazi ukuntu revolution zikorwa. Nta n'ibitekerezo bya revolution bafite. Bazi neza yuko intambara ari cyo kintu cy'imbere cyo gucyura abantu. Ntibazi ngo abantu bagomba gutaha bari ku murongo wuhe, ntibazi ngo kubera n'amateka yacu atandukanye, twagiye tuba mu buryo butandukanye, tuzi ibintu mu buryo butandukanye, kandi byinshi tuzi ni iby'ubugome gusa. Hari nyinshi tugomba kuba twarahawe mbere, tukamenya uko tugomba kwitwara igihe twaba tugeze mu gihugu cyacu. Ibyo byose umuntu arasinze intambara y'akarere ngizaba. Narababaje, intambara y'akarere ni bamwe muvuga ngo muzataha. Kongo bayifashe, Uburundi babwatatse, Tanzania bayatatse, intambara y'akarere yabaye, abo bavango bazataha, iyo ntambara izaba bari hehe? Ibi rero abanyarwanda tukomeza gutekereza yuko tuzisanga hari abateguye uko ibyo tugomba kunyuramo, tukabigira urwitwazo kugira ngo twibohore. Ibyo ni amateka apfuye, ni ibintu bidashoboka 100%. Urugamba rwo kwibohora rurapangwa guhera kuri A kugeza kuri Z. Byanaba na ngombwa bakarenzaho n'izindi nyuguti ntaramenya izarizo, izo bita za beta na za gama na za rufa zose na za delta. Okay, reka ndege kubavugaho byinshi. Cyane ahamagarira abanyarwanda nkuko nabyiyemeje, nuko tugomba kumva yuko ari ihame ryacu guhaguruka tukarwanira uburenganzira bwacu, kandi nababwiye ko dufite umurage wo gutsinda kubera ko basogokuru bacu nibo ba mbere barwanije icyo nakita ingoma ya cyami. Kagame yagaruye hariya mu Rwanda kandi baratsinze baranayobora, ariko ikibazo cy'amateka yacu kikomeza kuba cyakindi nyine niko Imana yabishatse. Uyu munsi rero nabwo tuvuze ngo tugiye kurwana nabo tukabitegura neza, nta mezi 2 Kagame yamarara ku butegetsi. Ibyo bintu ngiye mbizi neza 100%. Abadukurikiye n'abazadukurikira mu bihe bizaza, ndabasaba gukora subscribe, dukorere like, mudukorere comment ndazishaka, ibitekerezo byanyu ndabishaka hasi muri comment. Hanyuma ibiganiro byacu mu bihe abandi rero babashe kumenya ibikorerwa kuri Ndenganura TV. Ikindi barababwiye yuko politike itagira ingengo y'imari itabasha kugira higera, kandi mu by'ukuri nubwo Kagame yadukenesheje akadushyira ku rwego rubi, ariko mu by'ukuri ubushobozi bwacu buke dufite tubushyize hamwe tukabukoresha uko bikwiye, twabona ingengo y'imari yatuma twibohora, ibintu byagenda neza. Hanyuma rero abadukurikiye Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.